Nibyo ndabasuje mbahaye ikaze mbifurije kugubwa neza kuri tariki ya 11 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026 tukaba twongeye kugaruka muri studio za Region Info kugira ngo turebe amwe mu makuru agezweho. Mbere na mbere mbanje gusuhuza abadukurikiranye muri mu gihugu cy'u Burundi, nsuhuza abadukurikiranye muri Uganda, abadukurikirana muri mu Rwanda ndetse n'abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo no mu zindi mpande z'isi zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero tukaba tugiye kureba amakuru akomeye cyane yakomeje kugenda avugwa ku bijyanye n'iyi ntambara imaze kuba icyo nakwita ubukombe ku butaka bw'uburasirazuba bwa Congo. Ni amakuru menshi ngufitiye ariko yose ndaza kuyagarukaho, ari nayo mpamvu nshuti muvandimwe ukurikira kandi ubana natwe hano kuri Region Info ngusaba kutaza gucikwa n'akantu na kamwe kugira ngo dukomeze kugenda tubana, hanyuma usobanukirwe umenye uko ibintu byifashe. Kugeza kuri ubu ngubu rero nyuma y'imirwano ikaze cyane yabaye guhera ku munsi w'ejo ubwo twari ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere, na n'uyu munsi imirwano yakomeje nk'uko bivugwa mu bice bimwe na bimwe. Hongeye kumvikana amasaso mu by'ukuri yumvikanaga hagati ya Wazalendo ndetse n'abarimo mu by'ukuri M23 na FARDC mu masaha ya kare cyane rwose y'uyu munsi. Ngo hari amasaso yagiye yumvikana nubwo atari menshi, ariko byagaragaraga yuko aya masaso ngo aza gukomeza gutanga urufaya rw'amasasu cyangwa se imirwano ikomeye cyane uko amasaha agenda yirika cyangwa se umunota ugenda uvaho hajyaho ubundi, ngo niko birimo biragenda bihinduka birushaho gukara. Kugeza kuri ubu ngubu rero andi makuru tuza kugarukaho nibijyanye nicyo Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ari gutegurira bano barwanyi ba 23. Byansabye imbaraga nyinshi cyane ndetse byansabye rwose kwitondera iki kintu kugira ngo mu by'ukuri bashe gutahura bino bintu. Felix Tshisekedi Tshilombo arimo arakora mu by'ukuri icyo nakwita nko kuzuyaza cyangwa se kuzengagiza abagize iri tsinda ry'inyeshyamba za 23 by'umwihariko AFC muri rusange. Felix Tshisekedi Tshilombo amaze iminsi igera kuri 2 yerekeza aho bita i Rwanda muri Angola. Mu kwerekeza i Rwanda muri Angola yahuye na mugenzi we Joao Lourenco, umwe mu bagabo b'abahanga Afurika ifite kugeza kuri isaha. Baganira iminsi 2 yose bagaruka ku kibazo cy'intambara imaze igihe yibasira uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nubwo bivuga ko kenshi President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ngo yabagurisha mu by'agaciro mu by'ukuri kubwo gushakira iki gihugu amahoro, ariko na politike y'akarere ndetse na mpuzamahanga burya irakoreshwa. Nibyo rero biri ahangaha. Felix Tshisekedi Tshilombo arimo aragira ngo inyeshyamba za 23 mu by'ukuri kujyanye n'ibiganiro abanze azitsinde mu buryo bwo kuzizengagiza, hanyuma rero ku mirongo y'imbere ku rugamba kugira ngo umenye ko none Congo mu by'ukuri aho iri kubera kasha irimo irakira ingabo za Tanzania zigiye kuza ahangaha, kandi Tanzania ni igihugu kizwiho kugira igisirikare gikomeye cyane. Iyi Tanzania rero iraza isanga ingabo z'u Burundi, ize isanga Wazalendo, ize isanga FARDC Special Force, abasore bari gutozwa n'abanya-Israel ndetse n'abanya-Turukiya hariya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi rero biraza kugaragaza iki? Biraza kugaragaza ko mu by'ukuri urugendo M23 yaritezeho amahirwe rwo muri Qatar ruraza kuba ruhagaze. Noneho amaso M23 nimara kwemera kugeza umunsi ntabwo izi nyeshyamba ziremera nibaramuka bemeye kujya hariya muri Angola, dore ko na perezida wa Angola yabashije kuvugana n'izi nyeshyamba za M23 zihamagara kwerekezayo. Biraza kuba mu by'ukuri bigoye cyane ko mu by'ukuri n'urugendo rushya rundi raba rufunguwe, urundi rwafungiwe mu nzira. Bityo M23 ku bijyanye n'ibiganiro, dore ko izi nyeshyamba murabizi ko arizo zagiye zisaba ibiganiro. Hari umuntu twaganiriye kare arambwira ati ubundi M23 kuyiha ibiganiro cyangwa se M23 ni ngombwa ngo bayihembe ibiganiro? Ati ntabwo M23 ngombwa ngo bayihembe ibiganiro rwose. Kugeza kuri ubu ngubu M23 byo nakubwiraga niramuka igiye muri biganiro iraza kuba mu by'ukuri zindaye ku buryo bukomeye cyane, kuko ibyo yaririmo byendaga kugera ku musozo biraba bihagaze hatangira ibindi, ari byo yakomeje kugenda igumamo mu by'ukuri mu gihe igisirikare cya leta Kongo kiraba kikomeje kugenda kiyubaka, ari nako kinakira ubufasha, ari nako nyine amanota yo gutsinda. Ntabwo bisobanuye ko intambara leta ya Kongo irabitsinze cyangwa se iki kibazo baba bagitsinze, ariko byibuze mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo urumva ko amanota
baraba barimo baragenda rwose bagira menshi cyangwa se bagenda bibikaho menshi cyane mu by'ukuri. Ahangaha rero ni ku mirongo y'imbere ku rugamba, abaturage benshi bahunze imirwano yumvikanye ku munsi w'ejo mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Biravuga ko Nyanende, Murambi aho hose ari kuba imirwano. Teritwari ya Karehe ni kimwe mu bice byongeye kwibasirwa n'urugamba, imirwano isatira umujyi wa Bukavu. Inyeshyamba z'umutwe wa 23 zirimo zirabuzwa kwinjira mu mujyi wa Uvira mu kugemurayo abasirikare ndetse n'ibikoresho nyuma y'uko FARDC zengurutse ibi bice. Amakuru avuga ko bimwe mu bice bigaragaramo ahubwo bwanya murenge byongeye kwibasirwa n'ibitero bikomeye cyane bya FARDC na Wazalendo, aho bashinja ibi bice gucumbikira ndetse no kugira uruhare mu gutuma inyeshyamba za 23 zibasha kwerekeza mu bice bigiye bitandukanye no mujyi wa Uvira, nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho cyangwa se dukomeje kugenda mu by'ukuri tuyakira. Hari n'andi makuru menshi tugufitiye, icyo usabwa gusa ni ugukanda subscribe cyangwa se s'abonner aho ni mu rurimi rw'igifaransa, mu by'ukuri ukabasha kujya udukurikirana 5 kwa 5 hano kuri Region Info. Niba utarajya muri groupe yacu ya WhatsApp, nyarukiramo urareba link tugushyira muri comment ku muzo wa mbere, uyikoreho tuba twayimpinzemo hanyuma iraza kukugezayo. Ikindi cy'ingenzi kimwe bintu ushaka kubwira abakunzi bacu n'abakundi bigana amakuru tugenda tubagezaho mw'abantu mwe, ni iby'ingenzi kandi by'agaciro. Ndagira ngo mbasabe iki kintu, ndagira ngo mujye mu by'ukuri muri groupe yaba bari muri groupe yabase abadukurikirana kuri Region Info, mukande subscribe kuri Barore Bosco Official TV. Ni ibintu byoroshye cyane, uraza kunyarukiraho kandi subscribe naho mu by'ukuri, dore ko amakuru y'ingenzi mwabonye ko ama operation, mwabonye ko ibitendo, mwabonye ko mu by'ukuri dukoryo twose tw'intambara nibo nagenda ntubategurira, dore ko hano mu by'ukuri murabizi ko amakuru ajyanye na politike nayo ntabwo munyabu yacikwa, ariko ku kijyanye n'imirwano ntabwo nshaka kuba nabareka rwose mutabimenye. Turababwira ibimaze iminsi bivugwa Rucuro, ndakunyarukirizaho bita Rubero, icyitwa ADF cyongeye guhururizwa n'abaturage, bahamagara Wazalendo, bahamagara UPDF, dore ko nayo iri muri imirwano mu maoperasiyo agiye atandukanye. Bahamagara igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bati muze mudukizira ishyano rya ADF rwose. Ubu ADF nayo ikaba irimo irapangirwa mu by'ukuri ibitoro bikomeye cyane. Ibyo byose ni amwe mu makuru tugiye kuba twagarukaho turi kumwe hano kuri izi mikoro kuri tariki ya 11 z'ukwezi kwa mbere rwose. Ngira ngo mu by'ukuri murumva ko umwaka w'2026 mu by'ukuri urimo ugenda neza cyane, 5 kwa 5 umunsi ku wundi, isaha ku yindi kabisa. Ayo namwe mu makuru bakomeje kugenda amenyekana. Reka rero twinjiye mu makuru nta gutinda cyangwa se nta kwizimba mu magambo, tudatinze mu magambo, twinjire mu makuru mu by'ukuri, turebe uko bimeze, turebe uko bihagaze. Uko byifashe rero cyangwa se uko bimeze kugeza kuri ubu ngubu mu makuru yakomeje kugenda atugeraho, aravuga ko nyuma y'uko mu by'ukuri bimenyekanye ko Felix Tshisekedi Tshilombo, nagira ngo mpere kuri ingingo kuko ni nayo ikomeye cyangwa se niho ruzingiye, nyuma y'uko Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo ageze i Rwanda muri Angola inshuro zigera kuri 2. Ubu Angola yageneye ihuriro rya M23 mu by'ukuri ikiganiro. Iki gihugu ariko cyahise kigirana ibiganiro na Qatar nyuma yo gutumiza inyeshyamba za M23. Biravuga ko Angola yaje kuganira na Qatar nk'uko byatangajwe. Uku kuganira na Qatar nako kukaba kutavugwaho rumwe. Uti kubera iki? Kubera yuko biravuga ko Qatar nyuma yuko mu by'ukuri nayo yabonaga ko aya masezerano nubwo yagendaga bigura intege yarari hafi kugera ku musozo, bishoboka ko mu by'ukuri bagiye kugurisha ibi biganiro bakabigurisha Felix Tshisekedi, ariko mu kuboko kwa perezida wa Angola João Lourenço Conclave Emmanuel nk'uko bitangazwa. Perezida wa Angola yatumyeho bita Tete Antonio ahamagara mugenzi wa Qatar wo bita Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani. Ni abasore kabisa hara muri Qatar bagira amazina bakomeye, ngira ngo reka ndisubiremo, afite amazina atandatu cyane. Bamwita Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani, ngira ngo murumva izina mw'abantu mwe. Uyu ni minisitiri w'intebe akanaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Qatar. Uyu mugabo
mu by'ukuri ku munsi w'ejo yagiranye ikiganiro kuri telefone na Tete Antonio, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola. Ni ikiganiro kibanze kuri byinshi, ikiganiro kibanze ku bibazo by'umutekano n'ubuhuza mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane ikibazo cy'intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impamvu tuvuze no mu karere tukagaruka no kuri intambara nuko byanze bikunze ikibazo cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nacyo cyaje mu byaganiriweho, cyaje mu byavuzwe. Minisitiri w'intebe akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Qatar yongeye gushimangira ko muri icyo kiganiro cya telefone, ubwo ninde wabivuze, n'uwo bita Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani. Uyu yavuze ko mu by'ukuri muri icyo kiganiro kuri telefone ngo umwanzuro uhoraho wa leta ya Qatar mu by'ukuri ni ugukomeza, byanze bikunze Qatar ibyo yakora byose iravuga ko ngo bo uruhande babugamiyeho cyangwa se intego bihaye mu by'ukuri cyangwa se intumbero bafite, barasaba ko amakimbirane yose yakemurwa binyuze mu biganiro ndetse no mu nzira z'amahoro. Ntabwo bo bumva ko iki kibazo nk'uko buriya abanyekongo benshi cyangwa se abatuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu bice guverinoma ifitemo ububasha 100% kugeza uyu munsi, cyangwa se abari ku ruhande rwa guverinoma, mu by'ukuri bivuga ko ngo bagiye bagaragaza uguhitamo, n'abari mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba kugeza uyu munsi bagiye babigaragaza, bavuga ko bo ngo bifuza ko ubundi iki kibazo cyagasojwe binyuze mu buryo bw'urugamba cyangwa se mu ntambara, nyine niba ari kurasana akaba kurasana ikibazo kikarangira sefini. Ariko kugeza umunsi yo Qatar yo iyisobanura iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo ntago ikibona muri iyo shusho, ahubwo Qatar ivuga ko isaba ko amakimbirane yose yakemurwa binyuze mu biganiro ndetse no mu nzira z'amahoro, hubahirijwe amahame y'amategeko mpuzamahanga mu rwego rwo guteza imbere ituze ndetse no gushimangira amahoro n'umutekano ku rwego mpuzamahanga. Aya ni amakuru rero bakomeje kugenda atangazwa. Hari ubusobanuro by'ukuri rero ku bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se bikomeje kugenda bibaho ku busabe bwa Perezida Felix Tshisekedi ngo umutwe wa M23 ngo waje gutumirwa muri Angola na Perezida wa Angola, Perezida João Lourenço. Agaruka kuri izi nyeshyamba rwose yongera arazitumira. Uyu mukuru w'igihugu cya Angola asanzwe yarakiriye mu gihugu cye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, aho baganiriye ku bisabwa nuko hashobora kuba ibiganiro rusange kandi birimo impande zose bigamije gushakira igihugu ibisubizo by'amahoro. Bivuze ko uyu perezida wa Angola João Lourenço ndetse n'igihugu cye ntabwo ari ubwa mbere bahuye n'iyi kesi, ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Bazi uko babyitwaramo, bazi uko bashobora kubyitwaramo, bazi ushobora kubumva ndetse n'ushobora kutabumva. Ibi byose bikagaragaza mu by'ukuri kimwe mu ruhare ibihugu bya Afurika bishaka kugira muri iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, ariko nanone bikagaragaza ibyitwa mayeri ashobora kuba ari gukorwa hagati aho ngaho na Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo. Ihuriro AFC M23 ngo mu by'ukuri naryo ryaje kwandikira Perezida wa Angola João Lourenço unayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe ngo rimusaba gusobanurirwa ku ngamba n'ibikorwa by'amahoro byavugiwe i Rwanda. Muri iyo baruwa AFC M23 ngo yagaragaje impungenge z'uko hashobora gushyirwaho indi gahunda y'ibiganiro by'amahoro ibangikanye. Urumva ko cya kintu nakubwiye cyangwa se bya bintu nagarutseho mu gutangira, izi nyeshyamba nazo zifite ubwoba, izi nyeshyamba nazo zakebutse, zibona mu by'ukuri hari ijisho mu by'ukuri ryazo ryabashije kubona bimwe nakubwiye. Ntabwo mu by'ukuri izi nyeshyamba nazo ntabwo ari abantu badatekereza, ibyo murabyumva. Ni abantu bashyira mu gaciro kandi b'abahanga cyane ndetse bafite mu by'ukuri n'abajyanama. Nabo rero ngo bandikiye uwo bita Perezida João Lourenço ati se ko duhamagaye kandi nyamara turi mu biganiro, ati kandi icyo duhamagariye byanze bikunze aho ngaho ni ukuza kujya mu biganiro. Ariko rero hari impungenge z'uko ntabwo bigeze babyemeza, ahubwo bagaragaje ko ngo bafite impungenge z'uko hashobora gushyirwaho indi gahunda y'ibiganiro by'amahoro ibangikanye niyihe ni ya Qatar. Ntuze kuyibangikanya niya Washington, kuko amasezerano ya Washington cyangwa se ibiganiro bya Washington bya Kigali na Kinshasa, ahubwo Qatar nibyo biganiro byari bishingiye ku nyeshyamba za AFC M23 ndetse no ku butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati rero dufite ubwoba ko bishobora kubangikanywa, ati shobora guhungabanywa cyane gusimba inzira ya Doha. Banahise babisobanura neza, ati hari ubwoba bw'uko hashobora kuba guhungabana kw'inzira ya Doha nk'uko byatangajwe mu ibaruwa yabo yandikiye umukuru w'igihugu cya Angola.
bafashe mu by'ukuri ikaramu baravuga bati reka twandikire Angola ati kuko ibi bintu mu by'ukuri birasa nkaho bishobora kuba bigiye guhindura ibara, birasa nkaho mu by'ukuri hashobora kuba hagiye kubaho ikibazo gikomeye cyane cyangwa se hagiye kuba mu by'ukuri icyo twakwita akantu. Izo ni inyeshyamba za FCM23 zitanga feedback cyangwa se mu by'ukuri zigira icyo zivuga ndetse n'icyo zikora kuri ibi biganiro. Mu by'ukuri ibi byose muri kubona ni ingaruka z'uruzinduko rwa Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo inshuro ebyiri akubutsemo hariya Rwanda muri Angola. Uyu Felix Tshisekedi akaba umuhanga cyane, ubwo FCM23 nayo kandi none arabahanga cyane ko kugeza uyu munsi impande zombi ukumva bishyushye mu biganiro, harimo amacenga, harimo amayeri. Ni nako bimeze ku mirongo y'imbere ku rugamba. Zambushi ziri kuvuga, ibitendo biri kuvuga. Mu by'ukuri biragaragara ko iyi ntambara noneho aho bigeze mu by'ukuri yamaze kuba yaba cya kibazo kiba gikomeye cyane kimwe bita ingutu. Urugamba ruremereye cyane kandi rutarakana, urugamba rw'abagabo mu by'ukuri rutari urw'abana. Ibi ndabivuga kubera iki? Ndabivuga kubera yuko ku munsi w'ejo ku itariki 10 mu bice bimwe na bimwe byo muri Kivu y'Amajyepfo hagiye havugwa imirwano, havuzwe za ambushi. Hari inkuru itari nziza ariko nanone itaremezwa, ntabwo iremezwa, ni byakomeje kugenda bihwiswa bivugwa. Babivuga ko ngo uwo bita Colonel Elasto Bahati, uyu mugabo ngo yaba mu by'ukuri ku munsi w'ejo yararashwe ndetse ngo mu by'ukuri amaze no kuraswa yitaba Imana cyangwa se ahaburira ubuzima. Ariko aya makuru uruhande rw'inyeshyamba za FCM23 ntabwo bigeze bayatangaza, ndetse na kote FARDC ntabwo bigeze mu by'ukuri bamwe mu bayobozi babo abavugizi ku rwego rw'ibikorwa bya gisirikare cyangwa se ku rwego rw'utu turere tubera mu mirwano, dore ko ari bagomba kubimenya bwa mbere byanze bikunze, ntabwo bigeze nyine bagaragara bavuga ibingibi. Ari nayo mpamvu hano kuri Region Info natwe tudashobora kwicara kuri izi meza mu by'ukuri zacu cyangwa se kuri izi ntebe zacu ngo tujye hariya tuyamanze tuvuge ngo ibi koko nibyo, ariko biri kuvugwa, ariko biri kugarukwaho cyangwa se birimo biragenda bitangazwa gake gake. Hanyuma rero igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirimo kirasha uko kiri gushaka abafatanyabikorwa mu biganiro. Niko iki gihugu mu by'ukuri igisirikare nanone nacyo kiticaye, kirimo kigenda gishaka mu by'ukuri amahirwe ashoboka mu buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose kugira ngo mu by'ukuri igisubizo kigende kiboneka, igisubizo kigende kiboneka. Ariko se hari kwibazwa byinshi, imirwano yabaye ko irimo ubukana bwinshi cyane, biraza kugenda bite haracurike nkuko ngiye kuba nabigarukaho. Kugeza uyu munsi igisirikare cya leta ya Tanzania kiravuga ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, ndetse ngo birashoboka ko bamwe muri bo ari bo baba bongeye kugundagura ndetse no kugandagura no kuzengereza inyeshyamba zo mutwa M23 zari zikomeje gahunda yo kwagura ibice muri Kivu y'Amajyepfo. Umujyi wa Crimea ndakwibutsa ko ari ahantu y'ingenzi cyane mu bikorwa bya gisirikare ndetse n'ubucuruzi, uherereye ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Ni kimwe bice biteye impungenge zikomeye cyane kuri Tanzania nk'uko amakuru abivuga, kuko ngo ni amahirwe y'uko uyu mujyi washoboraga kwigarurwa n'ihuriro FCM23 mu gihe Crimea yafatwa n'izo ngabo, ngo byagira ingaruka zikomeye ku mutekano w'akarere. Tanzania rero iravuga iti twebwe jamais ntabwo tuzigera tuba nk'u Burundi, ati ikibazo tugomba kugitangira hakiri kare, ntabwo dushaka ko mu by'ukuri imijyi yacu imera nka Bujumbura, ikajya ihora mu itangazamakuru, ikajya ihora mu bwoba ndetse n'umushyitsi bw'ibitero bishobora kubaho by'izi nyeshyamba. Akaba ariyo mpamvu ivuga ko Tanzania yaba yisitangiriza irazanga, ariko ngo ikaba iri gukora akantu. Hari impamvu rero Crimea ishobora guteza impungenge kuri Tanzania. Hari uguhungabanya umutekano ku mupaka, ikiyaga cya Tanganyika n'umupaka karemano uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Tanzania. Umutekano muke i Crimea waba ikibazo gihita kireba Tanzania, cyane cyane ku mutekano wo mu mazi ndetse no ku butaka. Ibi bikongera kugaragaza bimwe bajya bavuga bati nyamara ni intambara y'akarere. Hari ikindi kivuga ngo ab'impunzi benshi, Tanzania ngo itinya kwiyongera kw'impunzi ziva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigana ku nkombe z'iki kiyaga, zikaba zanakwambuka nyine zikajya muri iki gihugu. Ngo hari ubwoba kuri byo
kugenzura ikiyaga Crimea ifite icyambu gikomeye kigenzura uyu mujyi byatumye mu by'ukuri ugenzura ubucuruzi n'ibikorwa bya gisirikare ku kiyaga cya Tanganyika. Hari impamvu Tanzania yohereje ingabo rero kugeza tariki 10 Mutarama 2026. Uruhare rwa Tanzania ruri ahanini mu butumwa bwa SAMDRC mu by'ukuri rwari rwimukiye hagati y'ibihugu bibiri. Hari inshingano rero tuza kureba za SADC. Tanzania yafatanyije na Afurika y'Epfo na Malawi, mugira ngo murabyibuka, nibwo baje kohereza ingabo zari zigamije gushyigikira FARDC ndetse no guhagarika iterambere rya FCM23 rigana ahantu h'ingenzi nka Crimea. Kurinda inyungu z'ubukungu, Tanzania yasohoye ishoramari rikomeye mu miyoboro y'ubwikorezi ihuza inyanja y'Abahinde ndetse n'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kugwa kwa Crimea byahagarika izi corridors z'ubukungu cyangwa se byazica intege, bityo bigatekerezwa ko haba mu by'ukuri harabaye ko Tanzania ibona iki kintu cyangwa se ishusho zikabona aya makuru ikavuga iti reka twebwe duhagarike iki kibazo rwose kitazatugeraho. Ariko kandi none bikaba bigaragara ko umuvuduko ndetse n'ikigero ibibazo biri kugenda bigenderaho bishobora guteza ibyago n'amakuba ku buryo bukomeye cyane. Nyuma y'ibyavuzweho bita Mitamba, aho bitazakiriba ndetse no mu bindi bice bitandukanye, Runingo, Kiriba, Uvira, uwo n'umuhanda wabayeho ikintu bita ambushkade iteye ubwoba ndetse bivuga ko yaguyemo abarwanyi benshi cyane b'uyu mutwe wa 23 n'ibindi bigiye bitandukanye no bikomeje kugenda bimenyekana byose. Reka mbashimire mbabwire ni mu by'ukuri ni byinshi biba biri kuvugwa, ariko kandi mwibuke ko kuyavuga atari ko kuyamara. Bitewe n'uko amakuru aba ari menshi, hari ibyo mu by'ukuri tuba tugomba kuza kugenda tugarukaho mu masaha ari imbere, hari ibyo uza kugenda umenya. Ariko mbere ya byose ntibagirwe gukanda subscribe cyangwa se sabone hamwe nanjye Bosco Taramu cyane. Iyi rero akaba ari Region Info, nyarikirana none kuri Barore TV1 cyangwa se TV1, hanyuma mu by'ukuri umuhe subscribe cyangwa se ukande sabone. Naho ngewe turi kumwe hano kuri Region Info, ndetse rero reka mbashimire babwire ni mu by'ukuri mwakoze cyane.